Inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo rwa jennet na selim, aho umwarimu yakunze umunyeshuri we. Dutangirira inkuru yacu mu kigo cy'amashuri, aho umunyeshuri aba yinjiye aje kwiga. Akigera mu ishuri, abandi banyeshuri bose baba bicaye ubona ko bari concentre, bari kwiga, bose bari kureba mu makayi, nta n'umwe urangaye. Muri iryo shuri nta munyeshuri uba urimo. Uko bigaragara uwo munyeshuri aba aje mu masaha ya nijoro, nibwo aba ageze mu kigo agasanga abandi bari muri etide. Uwo mukobwa arinjira muri class akabura ahantu yicara. Ako kanya hahita haza umwana w'umukobwa aba asa nk'uvuye hanze kuri toilette, akahita aza akamusuhuza akamubaza bite, akambwira ati njye banyita Olive, nanjye banyita Jennet. Wow, nice to meet you, nishimiye guhura nawe, ni ukuri urakoze cyane, nese ko uhagaze wabuze aho kwicara? Ambwira ati ndi kubona aribwo bakiri mu ishuri, ndi kubona bose bicaye ahantu hose nabuze umwanya. Sorry, hano hirya hari ahantu haticara umuntu, ngwino nkwereka ahantu ushobora kwicara. Akambwira ati urakoze cyane Olive. Ubwo Olive ahita agenda akareba Cheftain, akambwira ati twagize umunyeshuri mushya muri classe, bibaye ngombwa wamwintroducinga abandi cyangwa se tukamuganiriza nawe akisanga muri twebwe. Wow, yitwa nde? Ambwiye ko yitwa Jennet. Okay, byiza, kanze ndaje mvugane na chef tugire uko tubigenza. Ako kanya chef na Cheftain barasohoka hanze. Chef aba yitwa Bertrand, naho Cheftain yitwa Jessica. Ubwo Jessica na Bertrand bajya hanze bakaganira uburyo ki bagiye kwakira mugenzi wabo, kuko ntabwo aba yinjiranye n'umuyobozi, aba ari mu masaha ya nimugoroba. Ubwo Bertrand na Jessica bakomeza kuganiraho gatoya, bakanateraho story n'utuburake tumwe na tumwe, bakubitana udushyi ubona ko barishimye cyane. Ako kanya Prefect ahita abanyuraho akababwira ati bite byanyu ko muri hanze? Akamubwira ati Prefect, twe turi kuganiraho akantu gato, hari ikintu twe tugiye gukora muri class. Mugiye gukora iki? Hari umunyeshuri mushyashya waje, ntago wari uhari, bibaye ngombwa ko tuza kuganiraho akantu gato ku buryo tugiye kumwakira. Ni byiza cyane, nanjye ndaza kuza mugezemo hagati, hari utuntu nari ngiye gukora muri bureau. Sawa, murakoze. Sawa Prefect. Ubwo bahita binjira bakabwira abanyeshuri babo ati mube muretse gatoya tubanze tuganireho nk'iminota 2. Ubwo baraganira bakababwira ati mugiye gutuzaho gato, tugiye kwakira umunyeshuri mushyashya winjiye muri twebwe. Ako kanya bakahita bamuhagurutsa bakamubwira ati ngwino uhagarare hano imbere. Jennet n'isoni nyinshi araza akahagarara, ubona yuko ni ibintu bimuteye isoni cyane. Ubwo agera imbere, Cheftain akahita amubwira ati bite byawe, na chef nawe akamusuhuza. Bakamubwira ati rero njyewe ndi Cheftain, njye ndi chef nitwa Bertrand, uyu yitwa Jessica, dufatanya kuyobora class, so watwibwira? Murakoze cyane, njyewe nitwa Jennet, nkaba nje kwiga mu mwaka wa 5, mvuye ku kindi kigo kiri hirya yanyu, nkaba nifuje kuza gufatanya namwe, murakoze cyane. Ubwo abanyeshuri bose bahita bakoma mu mashyi, ubona ko barabyishimiye cyane. Aba ari umunyeshuri ubona ko yitonze, ariko nakuzemo ukuntu ubona ko ntabwo ari mu kigero cy'abantu bagiye kwigana. Abantu baba bari kwigana baba basa nkaho arimo abana cyane. Ubwo bamara kwibwirana bakishimana, ubwo Jennet aba asa nkaho ari muremure mu kuntu, ahita ajya kwicara inyuma, ubundi bagenzi be bakamutiza amakaye ya note ko baba bagezemo hagati mu masomo. Jennet nawe agakomeza kugendana n'abandi nk'uko bisanzwe. Hello friends and family, mbanje kubasuhuza, mukaba mugiye kubana nanjye Sangwa Love Story muri iyi nkuru yacu y'umunsi. Ntiwibagirwe gukora subscribe, share and comment. Ndabakunda cyane kandi mukomeze kunshyigikira.
Bwarakeye mu gitondo baje mu maklase kwiga nk'ibisanzwe, mu gitondo bari bafite isomo ry'imibare ryigishwaga n'umuhungu ari we witwaga Selimu. Selimu yari umuntu uri seriye cyane ariko akunda gusabana n'abanyeshuri be bari kwiga abaha utuntu tw'imyitozo ubona ko ni sawa. Yageze muri classe arabasuhuza, mu kubasuhuza nabo baramwikiriza akabwira ati uno munsi dufite agakwizi gatoya. Shefuteni ahita atera hejuru akavuga ati prof, sinzi ko waduha kwizi gusa twe twari twiteguye ariko dufite umunyeshuri mushyashya. Ntabyo nari nzi, uwo munyeshuri wanyu mushyashya ari hehe? Ubwo Jennet aba yicaye inyuma agahita ahaguruka akamusuhuza akababwira ati njyewe nitwa Jennet, naje kwiga ahangaha, nkaba naje nturutse ku kigo kiri hano hirya yacu. Jennet, twishimiye guhura nawe kandi nishimiye kuzajya nkwigishanya hamwe na bagenzi bawe, nanjye nkaba nitwa Selimu, nkaba nigisha isomo ry'imibare. Ubwo mu by'ukuri barabwirana nta kindi kiba gisigaye. Selimu abona ntiyatanga kwizi harimo umunyeshuri batagendanaga. Selimu yahise agenda yegera Jennet aramubwira ati se basi wagerageje gufata utuntu tw'utunote duke duke abandi bafashe? Akambwira ati yego nagerageje, gusa nabanje nita ku masamari ndeba na bagenzi banjye baransobanurira, note nzagenda nzandika gake gake ndetse hari na bagenzi banjye banyemereye yuko bazajya bamfasha. Wow, ndi kubona uzanye esprit, ndi kubona uzanye courage kabisa, kandi c'est bon, ni byiza ukomerezeho, sibyo? Rero tugiye gutangira isomo rishyashya ariko bitavuze yuko ntazabaha kwizi kuri iyi topic turangije. Turindire Jennet ho nk'icyumweru kimwe mugendane ubundi dukomereza ku murongo. Abanyeshuri barishimye cyane. Ubwo ngubwo bakomeje kwiga nk'uko bisanzwe, ubona ko ni ibintu biryoshye kandi bimeze neza cyane. Jennet yari wa muntu udakunda kuvuga cyane. Jennet bahise bamuha charge cyangwa se bamuha inshingano ahantu azajya akora isuku nk'umunyeshuri. Bamuhaye kujya gukora muri sale y'abaprof, aho abaprof bahurira ndetse aho bakorera hose. Ubwo ngubwo yabaga agomba kugenda akahakora amasuku, saa yine akabajyanira icyayi, saa sita akagenda akajya kwandurura nk'ibisanzwe, nta bindi bintu byinshi. Jennet yari umukobwa unanutse ariko mwiza, ubona ko anateye, akunda kwambara akajipo ubona ko gateye ipasi, ahora atebeje umupira n'amarinete, imisatsi yifunze, ubona ko ni mwiza pe, aba ashimishije, yambaye n'udukweto tw'umukara n'amasogisi y'umweru, ubona ko ari ibintu bishimishije cyane. Selimu ntabwo yagiraga aho atahase cyangwa ngo saa yine abashe kuba yakideplasa cyangwa se saa sita abashe kuba yagenda. Selimu niwe mwarimu muto wabaga muri icyo kigo ariko unazi ubwenge buhambaye cyane, kuko niwe wigishaga imibare kandi niwe wari witezweho ubumenyi buhambaye muri icyo kigo ndetse akanatsindisha abanyeshuri benshi. Yahoraga yicariye muri salle de prof, niho yahoraga ari, ntabwo yigiraga avamo. Yahoraga ari kuri internet, sometimes ari gukosora abanyeshuri ari gutegura amasomo, mbese yahoraga ari muri direction aho ngaho nyine baba, ntabwo salle de prof ntabwo yigiraga avamo. Ubwo Jennet yazaga gukora amasuku, prof akamwitegereza cyane akamureba nyine ukabona harimo akantu. Rimwe na rimwe akamubaza, ese Jennet, mu masomo biri kugenda, uri kubona biri kuza? Akambwira ati ego biri kuza, ndi kubona nta kibazo, bagenzi banjye bari kumfasha, cyane cyane Bertrand ari kumfasha bikomeye. Ngo Bertrand ari kugufasha? Kubera iki se Jessica atagufasha? Bavuga bose baramfasha, kuko Bertrand yumva imibare cyane, naho Jessica yumva biology, n'abandi bakagenda bamfasha cyane ku bijyanye na chimie. Gusa ujye wegera bagenzi bawe n'abandi bose, buriya ujye ureba na Sheila yajya gusobanurira, azi imibare cyane. Ntukishinge abahungu cyangwa se ngo ubiyegereze cyane batazakuyobya, dore ko uje no mu gihembwe hagati utazatsindwa.
Jennet aramureba akamubwira ati oh urakoze cyane, nzajya mbikurikiza nk'uko ubimbwiye kandi ndabizi ko bizagenda neza, nanjye nzagerageza uko nshoboye nzatsinde kuko nanjye byanshimisha ndetse nkahesha n'ishema umuryango wanjye. Oh wow, byiza cyane. Okay, ubwo ngubwo rero uze kugira umunsi mwiza. Oh tcha, urakoze cyane, nawe uze kugira umunsi mwiza. Ubwo ubuzima bwarakomeje, Selim akomeza kuzajya ajya kwigisha nk'ibisanzwe, akabona na Jennet nawe ari kwiga nk'ibisanzwe, nta kavuyo afite muri we, ibintu byose biba biri ku murongo, salle de prof yayitagaho bihagije, ukabona ni nk'inshingano ze abikora neza cyane. Ibyo ngibyo bigakomeza gutuma Selim yibaza cyane kuri Jennet. Mu gihe cya break cyangwa se ya saha ya saa yine, abandi baba basohotse bari kuganira nk'abantu ubona ko bafitanye utuntu twinshi, Jennet yari wa mukobwa ukunda kuba yafata igitabo akisomera, ugasanga saa yine ari bize ari gusoma agatabo. Gusa yakundaga ibintu bya romance, vraiment nibyo bintu yakundaga kwisomera, ugasanga afite udutabo tw'urukundo. Ibyo bintu bigashimisha prof Selim, akajya akunda kwibaza cyane kuri Jennet. Haje gushira igihe kitarenze ukwezi, Selim yaje guhamagara Jennet muri salle de prof. Jennet yari yabonye amanota atari meza, ariko mu by'ukuri si uko yari yatsinzwe, ahubwo ni uko amanota umwarimu yamwitegagamo atariyo yabonye, kuko bari bakoreye ku manota 20, Jennet abona amanota 15 kuri 20. Ni menshi vraiment, yari yapasinze, ariko we yumvaga agomba kuzuza kuko ntiyumvaga ko Jennet agomba gutsindwa. Nibwo yamuhamagaye muri salle de prof, aramubaza ati se Jennet, ufite ikihe kibazo ko mbona watsinzwe? Akamubwira ati se natsinzwe gute, dore wabuze amanota 5 ngo wuzuze. Oh, mumbabarire gusa next time, ubutaha nzabihindura, ndabizi nzuzuza. Akamubwira ati no, urabura iki, ni icyo ubura kugira ngo utsinde ko njye ntifuza gutsindwa isomo ryanjye? Akamubwira ati nzagenda ngerageza, nje hagati mu gihembwe, ntabwo nashobora guhita mfatiraho, hari ibyo abandi bansize, hari igihe mba ndi kwandika note, hari igihe biba byanshanze. Akamubwira ati okay, nta kibazo, uba uhagaritse gufata note, ujye ufata ikayi wige, nibaramuka baguhamagaye ku kibazo cya note uzambwire, nzaza nkuvuganire, sibyo? Yego. Okay, sawa, ngaho rero ibihe byiza. Ubwo Jennet yasohotse ari kubyibazaho, yibaza uburyo ki umuntu amuhangayikiye kandi amanota yabonye si make, ni menshi, biramucanga, gusa ntiyanabiha umwanya munini cyane kuko yumvaga kuri we yatsinze. Ubwo Jennet yarakomeje arimanukira aragenda, ubona ko nta n'ibyo yitayeho, gusa yari yabyibajijeho kare. Muri uko kumanuka kwe, Selim yari ahagaze mu muryango asobekeranyije amaguru, yegamye ku muryango yifashe mu mifuka, ari kwitegereza uburyo Jennet amanuka n'agatwenge, ubona ko biramushimishije. Wow, ubona ko bimeze neza. Ubwo Jennet yaragiye ajya mu ishuri ariga nk'ibisanzwe, barakomeza bariga, bakora amakwiz menshi, akomeza gutsinda, ubona ko bishimishije. Baje kugera mu bihe bya examen bariga. Mu gihe bari muri examen, Jennet yaje kugira ikibazo cyo kurwara, ntiyamera neza, ararwara hahandi atazaga muri etide, kandi buri gihe muri etide Selim yazaga kureba uburyo bari gukoramo etide, akanirebera Jennet. Amara nk'iminsi 2 atamubona, yaje kubaza Sheftene ko atakibona Jennet muri classe byagenze gute. Ambwira ati oh prof, Jennet ararwaye, yigira dol, akirirwa dol, so aza ari uko agiye gukora examen, ariko azikora neza. Nyine nuko nta mbaraga bafite, nta bikaba ngombwa yuko bamwitaho muri dortoir, ariko nta kindi kibazo. Akavuga ati oh okay, umubwire ko ejo mushaka tuvugane. Ambwira ati okay, nta kibazo, ahubwo namubwira akaza muri uno mugoroba, aho kugira ngo azaze ejo ku manywa akiva muri examen ko mba mbona afite isereri. Ambwira ati okay, nta kibazo, wamubwira. Ubwo Jennet baragiye baramubwira, araza, ubona ko nta mbaraga, nta prof aramureba, biramubabaza cyane, ari we Selim. Ambwira ati Jennet urwaye iki? Arambwira ati mu by'ukuri nanjye ntabyo nzi, twumva mfite akantu k'isereri, nta biryo nshaka, ndumva ntazi uburyo meze muri njyewe.
Akambwira ati okay, gusa ukomeze kwihangana, uri kubona examen zikomeye? Akambwira ati no, ntabwo zikomeye, ahubwo nuko ndi kugira ikibazo nk'iki nazigeraho nkumva ndwayemo ukuntu, ariko muri make ariko nzamera neza. Akambwira ati ese ubundi Janet, wavutse ryari? Amubwira umwaka yavutsemo. Akambwira ati njyewe navutse 1997. Okay, mu rugo ni hehe? Mu rugo tuba ku Kamonyi. Muba ku Kamonyi? Ufite ababyeyi bose? Akimubwira ababyeyi bose yahise aturika ararira, arambwira ati mwandika nkajya kwiryamira. Biramucanga cyane. Mu by'ukuri katurebe amateka ya Jennet uko bimeze, kuko yari ari kurira ahita abyibuka. Umubyeyi we yaramusize arigendera ajya kuba ahandi, ntabwo yigeze abana we. Umubyeyi w'umugore naho umubyeyi w'umupapa yashatse undi mugore, biba ngombwa yuko adashobokana n'uwo mugore. Jennet nibwo yaje gushaka akazi ko kuba umuboyi se cyangwa kuba umukozi mu rugo rw'umuntu. Yaje kubona akazi keza mu rugo rw'umukire, ariko uwo mukire bakoranye hafi umwaka umwe n'igice, ari umwana mwiza. Aramubaza se n'iki cyatumye uva mu ishuri? Nibwo yamubwiye situation yose yabayemo, nibwo yamubwiye buri kimwe cyose. Byaramubabaje cyane, aravuga ati ntabwo bishoboka. Yaramuretse arakomeza arakora, ariko mu by'ukuri Jennet yakoraga sevinga kandi yakoreraga amafaranga menshi. Wabonaga ko n'ibintu bibabaje. Haje gushira amezi nk'atanu, uwo mumama yaje kubwira Jennet ngo uze kwitunganya tujyane ahantu. Nibwo yaje kujya ku kigo yigagaho, yari yaracikishirije amashuri, yigaga mu mwaka wa 5. Arambwira ati reka tugende ujye kwiga ubamo, wiga uri concentre, wiga imyaka 2 urangize, nawe uzigira uburyo wigenza. Arambwira turakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nibwo bagiye kujya kureba ibipapuro bimwe na bimwe byo ku kigo yigagaho bwa mbere, bahita bamujyana kumushakira ikigo mu kigo cy'ababikira, ahantu heza cyane. Nibwo yigaga ubona ko yishimye, nubwo atari yishimye cyane, ababaye, afite intego yo kuzatsinda agahesha ishema umuntu wamwishyuriye amashuri. Ntabwo yari afite intumbero yo kuba yashimisha ababyeyi be, oya, yumvaga yashimisha abo ngabo ku manota, nawe ubuzima bwe agakomeza akabugendana uko nguko. Ubwo ngubwo nibwo bakomeje gukora examen, baje kuzirangiza bafata amanota. Mu gufata amanota Jennet yaje ari uwa 3 n'amanota 85. Ubona ko ni ibintu bishimishije. Yatangiriye no hagati mu gihembwe, yarishimye cyane, aravuga ati Mana urakoze. Mu by'ukuri wa mumama wamureraga se cyangwa wamwishyuriye kuza kwiga yari yaje kumureba n'abana be. Bagiraga abana 2, bagiraga Cyusa na Cyiza. Abo ngabo ari bo bana be. Bakundaga Jennet cyane kuko yari yarabareze igihe gito, yari kabarira neza cyane. Ubwo ngubwo baje kumufata ku ishuri, baje basanga yarangije kwitunganya, ariko mu by'ukuri ntabwo yari azi ko ari butahane nabo. Yumvaga ari butahe muri bisi z'ikigo nk'ibisanzwe. Abona baje kumuhamagara muri dortoir, bambwira ati kuri bureau baragushaka kandi ugenda ujyanye n'ibikoresho n'utuntu uzakoresha muri vacances ndetse na bureau yawe. Yaragiye arabifata abishyira mu kabage yari afite, aragenda. Ageze hagati mu nzira yahuye na prof Selim, arangije aramubwira ati congratulations Jennet, watsinze cyane kandi nishimiye uburyo watsinze. Arambwira ati se ugira telefone? Arambwira ati yego ndayigira, twazavugana muri vacances nimba nta kintu bigutwaye. Arambwira ati nta kibazo. Yamuhaye nimero ze, arangije arakomeza aragenda. Ageze kuri bureau asanga mama Cyusa yaje kumureba anishimye, aramuhobera, bamubwira uburyo ki Jennet yitwara neza mu kigo, ari umwana w'umuhanga, ari umwana udasanzwe, umwana utangira hagati mu gihembwe agahita aza ari uwa 3. Byari ibintu bitangaje, ibintu bitumvikana ariko byiza cyane. Baramuhobeye bahita bamwinjiza mu modoka baramujyana. Abantu bose bigaga aho ngaho bumvaga ko uwo mubyeyi ari mama wa Jennet, ariko Jennet nta kintu na kimwe yari yarababwiye, yariturizaga gusa.
ubwo baratashye bajya muri vakansi. Jennet ageze muri vakansi yasanze mu rugo barazanye undi mukozi ariko akajya amufasha imirimo nk'ibisanzwe agasubira no mu masomo ye, yarabaye nk'umwana mu rugo, baramwishimiye. Byaje hashize nk'iminsi 3 yabonye nimero zimuhamagaye abona ntabwo zari zisanzwe muri telefone ye, aramubwira ati nitwa Selim. Oh tica biti, oh please wajya ureka kunyita tica, jya unyita Selim ntacyo bitwaye. Ubwo si ubwo uri kumva nashobora kukwita Selim turi no muri class? Akambwira ati no it's okay, none muri class ntabwo ujya umpamagara, so you have to call me Selim, sibyo? Suzongere kunyita prof. Oh ntabwo bisoundinga neza kabisa. Okay merci, nta kibazo. Ubwo Jennet yakomeje kuganira na Selim yaje kuza kumusaba uko bahura bakaganira. Jennet yaje gusaba agahushya aho ngaho kuri uwo mama yabaga, aramubwira ati hari umuntu tugiye guhura, niba bitabagoye nagenda. Barambwira ati nta kibazo, ahubwo se ufite amafaranga yo kwitwaza? Akambwira ati nta kibazo nagenda, nari mfite tike. No, ugomba kujya ugenda ujyanye amafaranga in case ugize ikibazo ukagira uburyo ukagira uburyo ubikemuramo, sibyo? Kandi ujye ukomeza kuba umwana mwiza kandi ndagukunda. Yaramuhobeye ubona amwishimiye cyane, yamuhaye 20,20, aramubwira ati uyagendane mu gashakoshi kawe kandi ujye kugendana n'indangamuntu yawe, hatazagira umuntu ukumenyera, kandi igihe cyose ugize ikibazo ujye wihutira guhita umpamagara, sibyo Jennet? Arambwira ati yego nta kibazo. Ubwo Jennet yaragiye, ageze hanze ku gipangu asanga hari moto iri kumanuka igenda, yafashe moto aragenda. Byari ibintu bishimishije, yaragiye agendera kuri aderesi bamuhaye imerekezo, aragenda amusanga ahantu ku kafe keza, barasangira kofi, baraganira byose ubona ko, ariko Jennet yari yifunzemo ukuntu, kuko ntabwo guhura n'umwarimu ntabwo aba ari ibintu byoroshye vraiment, haba harimo n'akantu ko gutinya. Ntabwo muri kubyumva mwebwe? Oh my god. Ubwo ngubwo yarakomeje baraganira, byagezemo hagati. Selim arambwira ati nakubazaho akantu gato, yamusabye yuko amubwira we wese. Jennet byaramunaniye, arambwira ati nzaba mbikubwira, ahubwo ndabona amasaha ageze ndikumva nshaka gutaha. Bagubwiye gutaha sangahe? En fait ntabwo bambwiye igihe ndi butahire, ariko njye numvaga ko ngomba gutaha kare. Ubwo yahise amudepoza, yari afite imodoka, yahise amudepoza aramujyana amugeza mu rugo. Yamugejeje mu rugo hakiri kare nko mu ma 10:00. Byari ibintu bishimishije. Ubwo babisikanye n'ab'iwabo bagenda, yaragiye ajya mu rugo. Hashize iminsi bari gusubira ku ishuri kuko baruhuka 2 weeks, ibyumweru 2, nibwo baje gusubira ku ishuri. Jennet bamufungira ibikoresho, utuntu twose, barongera baramuherekeza, baramujyana. Bamugejeje ku ishuri baramwakira nk'ibisanzwe, ubuzima barakomeza bariga. Abanyeshuri batangiye kumwiyumvamo. Muri make Jennet ntiyiyemeraga, ntiyirataga, uwamuganaga wese yaramufashaga nk'uko biri ngombwa kandi nk'uko bikwiye, ubona ko nta kibazo na kimwe pe. Ubwo baje kwiga, ibihe birakomeza bariga. Jennet arangiza mu mwaka wa 5 ari uwa mbere, barakomeza n'umwaka wa 6 biga, ariko ariho arusha gukomeza kumenyana na Selim byimbitse. Rimwe na rimwe bakanasohokana, batangira kuzajya bisanzuranaho. Rimwe Jennet yaje kumubwira story y'ubuzima bwe. Selim byamukoze ku mutima, ku ndiba y'umutima vraiment, mubyumve, byamukoze ku ndiba y'umutima. Muri kubyumva, byaramushimishije cyane, ariko biranamubabaza, ariko binakomeza kumuha imbaraga zo gukomeza kumwegera. Mu by'ukuri Selim yari yarakunze Jennet ku rwego ruhambaye, ku rwego rudasanzwe, ku rwego ubona ko wow, byari ibintu bishimishije vraiment. Ubibonye sinzi, njye ndi kubikurura bikaza nkavuga ati oh wow. Ubwo ngubwo guys, ntimwibagirwe gukora subscribe, share and comment please. Abantu bose mureba video zanjye, I mean audio zanjye, izi nkuru, please ntimukibagirwe gukora subscribe. Mwibaze ko zirebwa hafi 1000, ariko nkaba nyifite muri 900. Please mukore subscribe, ndabakunda cyane.
ubwo Jennet yaje kurangiza mu mwaka wa gatandatu ari uwa mbere ku rwego rw'igihugu. Byari ibintu bishimishije, bagiye kumufatira amanota, umubyeyi wamureze yishimye cyane, ari ibintu ubona ko bidasanzwe, byamushimishije kurushaho. Mana, byari ibintu ari kwishimira. Mu gihe bari kwishimira umwana watsinze ku rwego rw'igihugu agiye guhembwa, ababyeyi be baragaragaye, ari mama we ari papa we, bari bari aho ngaho baramanitse baravuga ati turi ababyeyi ba Jennet. Jennet arangije arahindukira areba MC, areba n'abagiye kumuhemba, arababwira ati bariya abantu ntabwo mbazi, njyewe mfite umubyeyi imwe ari uyu nguyu mama Cyusa. Ambwira ati okay, nta kibazo. Ubwo ngubwo baramuhembye birarangira, bakomereza muri vakansi. Urukundo rurakomeza ubona ko ruryoshye, ariko Selim yari atarabibwira Jennet, ariko ari ibintu byigaragaza mu bikorwa, ndetse na Jennet yarabimukundiraga, bose bakundana ubona ko ari ibintu bishimishije. Ubwo Jennet yaje gusubira mu rugo, ubuzima burakomeza, ategereje ngo arebe ko azajya kwiga kaminuza. Selim yaje kumubwira ko basohokana, arambwira ati nta kibazo. Yaje kumubwira ko basohokana, amubwira ahantu heza kandi hari romantike. Jennet yaje yambaye agakanzu gataratse gusa kagufiya aka pinki, yambaye n'udukweto dufunze twa canvas tw'umweru, ndetse afite agashakoshi kagufiya, yafunze imisatsi, yisize simple makeup, ubona ko ameze neza kabisa, umva asa neza vama, buri wese yamwifuzaga amubona kandi agiye guproposwa. Nka rero uri kumva. Ubwo ngubwo yageze aho ngaho kumerekeza ubu bamuhaye kuri aderesi. Agezeyo asanga ni Selim muri yo, yamuteguriye utuntu tw'utugifuti, amuha buri kimwe cyose, barasangira. Nibwo yamubwiye ijambo, arambwira ati Jennet, naragukunze n'umutima wanjye wose. Ako kanya Jennet yaraturitse ararira, ahita ahaguruka, aramwegera, aramuhobera cyane, aramuhobera. Nibwo yahise amubwira ati nanjye ndagukunda. Ubwo Jennet yamuririye mu bituza, arangije arambwira ati Selim, nanjye ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Byari ibintu bishimishije, ubona ko biryoshye. Umwarimu yaterese umunyeshuri, wallahi mana yanjye, mana we. Ubwo ngubwo Jennet yaramukunze cyane, na Selim barakundana, bakajya basohokana, bakajya ku mazi, bakagirana utuntu tw'utumomenti twiza pe, twiza byatari. Selim uko bizwi yari umunyeshuri, yari umwarimu, yabonaga buri kintu cyose cyerekeranye no ku banyeshuri. Yaje kumenya yuko Jennet bagiye kumuha scholarship ijya kwiga muri Korean y'amajyaruguru, kujya kwiga IT. Byari ibintu bishimishije, yaragerageje aravuga ati ntabwo yansiga, tuzajyana. Ku kigo cyabo bagiraga abakoreyani bahigishaga, bamufashije uburyo ki agomba kwapurayingamo, nawe abona ibyangombwa bijyayo. Ndetse ku rundi ruhande Jennet nawe baje kumuha scholarship nk'uko bizwi, nyine we yabibonye mbere. Barishima, agiye kwiga muri Koreyani. Byari ibintu bishimishije. Habura nk'icyumweru ngo bagende, bari bakatishije indege ku munsi umwe, ku matariki amwe, isaha imwe, buri kimwe cyose, ariko Jennet ntabyo yari azi. Selim yaje gusaba Jennet ko yajya kubwira ababyeyi be bamureze yuko bakundana kandi bashobora no kuzabana. Jennet yamubwiye ati no ntabwo twatwihuse kandi ngiye kwiga. Akambwira ati no, wigira ikibazo, ndabizi tuzagumana kandi ntabwo uzansiga kandi nanjye sinzagusiga, tuzajyana ahantu hose. Akambwira ati serious? Ati okay. Ubwo bateguye umunsi, Jennet abwira ababyeyi be bamureze, ambwira ko hari umuntu uzaza kubasura, bifuza kuganira n'iki. Barawuteguye uwo munsi, barateka, bitegura umuntu. Nibwo Selim yaje kuza, baratangara bavuga ati no, uyu yari umwarimu wawe ariko. Ambwira ati yego niwe, ariko nyine haje kuvamo ibintu byiza. Akambwira ati okay. Selim yigize umuntu w'umugabo wa danje, arababwira ijambo, arababwira ababyeyi baravuga ati cyakoze uyu niwe mugabo pe.
baramwemeye barishima, arangije ahita anababwira ati ikindi kintu nshaka kubabwira ni uko njye na Jennet tuzajya mu gihugu kimwe kandi ntabwo nzigera mubangamira mu kwiga, ariko ntabwo yashoboraga kunsiga pe, tugomba kujyana kuko naramukunze. Bose barishimye, Jennet byaramushimishije, kwifata biramunanira, yahise ahaguruka ahobera Selim, ababyeyi baratangara. Nyuma nibwo yabitekerejeho yuko ahantu bari hari abanyeshuri, hari ababyeyi, arongera agarura aratuza, ariko nyine umva yarakotoye, kuko baba yarakotoye pe, yarakotoye biri vrai. Ubwo barabishimiye, bararya, bagira ibirori, bajya gushopinga imyenda, bajya gushopinga everything, buri kimwe cyose. Igihe cyarageze, itariki iragera, Jennet na Selim kuri airport baragenda buri ndege. Ikirenzeho bari bicaye no mu ntebe zimwe, byari ibintu bibiri très joli, ntabwo mushobora kubyumva. Umva njye narishimye byatari. Ntimwibagirwe gukora subscribe guys, subscribe, share, comment. Mukunda inkuru zanjye mubyandika muri comment mumbwira ati sohora indi nkuru, kandi niba munashaka mujye mumpa aho mushaka ko mbakorera, mwe mujye mumpa nk'akantu gato muvuga ati turashaka ko dukorera ku kantu kameze gutya na gutya, njye ndi tayari kwita mbakorera inkuru nziza cyane. Ndabakunda cyane, bizu.